niyo mpamvu rero nasaba buri muntu wese uzakurikira iki kiganiro ko yagira umwete agakorera Imana urusengero rukuzura. Uwareba rero iyi video twamusaba ko yagira umutima mwiza wo kugira ngo uru rusengero ruzamurwe muri aka gace. Itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi wo muri Firidi y'Amajyepfo y'u Rwanda, intara y'ivugabutumwa ya kaminuza kuri wa 18 z'ukwezi kwa 2023 hakaba hasojwe amavuna y'ivugabutumwa maze ibyumweru bibiri, aho bari kumwe n'umubwiriza Gakwerere Samuel usengera mu itorero rya Enirake. Insanganyamatsiko iki giterane ikaba yagira iti dutegereje ibyiringiro by'umugisha, kikaba cyaritabiriwe n'umubare munini kandi kikaba cyanasojwe haboneka umubare munini wabiyeguriye Imana, aho binashimangirwa n'umubatizo nk'uko pasiteri w'intara ya kaminuza Kayumbu Celestin yabigarutseho. Rero umubatizo ni isezerano risha, ni ngombwa ugaragaza kwiyegurira Imana kandi nubuhamya umuntu abatanze yuko avuye mu cyerekezo kimwe agiye mu kindi, kandi nkuko tubisanga muri Yohana igice cya 3 Yesu yabwiye Nikodemu yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabona ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu rero ari uruhererekane kugeza igihe Yesu azagarukira abamutegereje kandi bashaka kwiyunga n'ingoma ye bagomba kubatizwa, bitewe nuko hari abagiye baza baturutse mu masegonderi akikije ahangaha. Twari dufite 33 kongeraho 24 bakaba hafi 57 aho ngaho. Iradukunda Rosine ndetse na Byiringiro Eri habaragaruka ku cyabateye kubatizwa kuri uyu munsi. Ntago nihaniye muri aya materaniro, ariko natangiye mbere yayo gato. Naje hano mu badive ari uko nyine nari naramaje kwigishwa, ngenda mbakunda uko mbazamo. Ngeze hano mu bibwiriza nabyo biramfasha cyane, ngiye kwera imbuto muri bagenzi banjye. Ubundi ntabwo niyumvishaga ko bari isabato nyubahirize, kandi ndetse nyine no mu bikorwa byanjye bigaragare ko ndi umudivantiste. Nari nsanzwe mfite igitekerezo, ariko nkagenda ngira intege nkeya, ariko nkukije amagambo meza numviye muri aya mavuna byampaye imbaraga, binshishikariza kubatizwa vuba. Mbese navuga ko n'aya mavuna yabigizemo uruhare. Ndishimye cyane kuko nanjye hari igihe numvaga muri njyewe hari ikibura, wenda n'abandi kumwe n'inshuti zanjye z'abasore bakambwira ko kutabatizwa habura iki, cyangwa wenda hakaba nk'abo ngiye kubwira nk'ijambo ry'Imana bashuti banjye bakambwira ati se kutabatijwe wenda watubwira iki. Ariko ndumva izo ari intangiriro nziza noneho zo kuba nafasha inshuti zanjye bagenzi banjye kuba twakumva ijambo ry'Imana. Umubwiriza Gakwerere Samuel yagaragaje ibyishimo afite, avuga ko yagiriye umugisha muri aya mavuna, kimwe na Daniel Uzayisenga ari nawe perezida wa korali yateguye amavuna. Ubundi ntabwo kubwiriza bimeze nk'amashuri aho uza ugakoresha ubuhanga bwawe noneho ukigisha abantu ukurikije ubwenge, ahubwo nubwo nyine Imana ikoresha ubwenge bwawe, ariko icy'ingenzi ni ukubana n'Imana mu masengesho uciye bugufi, ugategura ariko ufashijwe n'Umwuka Wera. Rero icyo navuga ni uko Umwuka w'Imana yabanye natwe kuva dutangira kugeza uyu munsi. Twagize n'inkomyi y'imvura iminsi 2, ariko byarantangaje kwihangana kw'abizera ndetse n'abashyitsi. Ku munsi wa mbere ntabwo yari nyinshi, ariko ku munsi wa kabiri yari nyinshi ku buryo abantu baje banyagirwa bataha banyagirwa. Turasenga, Imana iradusubiza ku buryo imvura itongeye kugwa ibi byumweru byose 2. Uretse icyo gihe n'akandi kanya gato, ndagira ngo ni ku wa 5 w'isabato nibwo imvura yaje ari kwihitira igenda. Abantu baje neza kandi bataha neza,
kandi muri iyo minsi uko ari 3 ijambo ry'Imana ryarabwirijwe neza cyane. Ikindi cyatunejeje ni uko umubare w'abashyitsi utigeze ugabanuka, bagiye baza bakanihana bakitanga. Cyakora uyu munsi abo twari twiteze ko ari bo bazabatizwa bose ntibabatijwe, habatijwe abantu 34. Abo rero turabashimira Imana, kuko iyo ijambo ry'Imana ryavuzwe usigara akora umurimo ni umwuka w'Imana. Kandi ntidushidikanya ko n'abagiye baza nabo batahanye byinshi bishobora gutuma bafata imyanzuro igihe kizaza, kandi n'abizera nabo barafashijwe, nanjye ubwanjye narafashijwe. Muri make Imana yabanye natwe, turashima Imana. Mbese njye nkunda kuvuga nti iyo nahamagariwe gukora amavuna bagiye kumara ibyo byumweru muri retraite kanya ko gusabana n'Imana, rero ubu mfite umunezero mwinshi cyane kuko Imana yabanye nanjye. Hari n'ikindi bagiye bambaza ngo mbe kudasarara, ntabwo nigeze ndwara, sinigeze nasarara, uko naje niko ntashye, kandi nabyo ni Imana yabikoze. Cyakora ngashima n'abayobozi bahangaha b'itorero, twarafatanije, bari babifitemo imbaraga cyane. Hari aho ugera ugasanga ni wowe uri gukora cyane abandi ntibakora, ariko nashimye itorero rya Cyarwa n'irya kaminuza cyane cyane ku bwitange bwabo. Ikindi cyanyuze ni abana bazaga nimugoroba bataha kuri campus. Urabona kuva hariya kuri campus kugera ahangaha n'urugendo rurerure, bakiyemeza no kutarya nijoro, ariko bakaza mu materaniro kandi bagiye bararika. Ikindi cyanejeje cyane ni amasengesho twagiraga ya mu gitondo. Imana yabanye natwe, mbese nta kintu na kimwe nagaya, ibintu byose byabaye byiza, ndashima Imana. Amavuna igitekerezo cyayo cyaje ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka ushize 2022, ubwo twizizaga yubile y'imyaka 25 korali imaze ikora umurimo. Yubile nayo yari yaratinze agomba kwizizwa mu 2020, hazamo ikibazo cya covid, kuko korali yatangiye umwaka w'1995 mu kwezi kwa gatandatu. Nabwo rero imaze imyaka myinshi ikora umurimo w'ivuga butumwa. Rero ino korali yabaye nka korali irimo abantu bababwiriza ndetse namwe mu bayobozi b'itorero mu bihe byatambutse muri iyo myaka yo hambere. Batekereza yuko muri iki gihe igikenewe ni ukwibanda ku ivugabutumwa. Baravuga bati reka turebe aho twakora ivugabutumwa nka kimwe mu gikorwa gikomeza gusigasira umurimo wa korali dufite. Ni muri ubwo buryo twatekereje igikorwa cy'irivuna, ndetse kimaze kugitekereza haba no kureba ngo nihe twashyira rino vuna, nihe hakwiriye gukorerwa ivuna muri aka karere kacu ka Huye. Turebye rero dusanga hano ku Nkubi, by'umwihariko muri umurenge wa Mukura nta rusengero rw'Abadiventiste na rumwe ruhari, mu munsi wa 7 nta ruhari. Tubagateka tujya kuvuga y'ubutumwa, kuko hari n'igikorwa cy'inyubako kiri kwakorerwa ahari byanazamura imbaraga kugira ngo n'abantu baho bashe kubona aho basengera. Muri make ni icyo gitekerezo nuko cyaje kivuye muri bakuru bacu batubanjirije baba diaspora b'iyo korali, natwe nka korali active member tubishyiramo imbaraga kugira ngo bigende neza. Icyambere ndashimira korali Mukumbi w'Imana. Dutangira iri vugabutumwa twafashe amasengesho 50 kugira ngo tubanze kwiragiza Imana Uwiteka azabane natwe. Barakoze cyane, batanze amafaranga yabo nkuko bari bamaze kubivuga muri buruse yabo byibura umwihariko wari uhari target iri kumenyesha atanga 5,000, ariko igitangaje batanze arenze 5,000 nkuko target yari. Abanyeshuri baritanze. Ikindi urugendo kuva kuri kaminuza gushyika biteze imodoka ni amafaranga 400, moto iduce n'igihumbi cyangwa 800. Ni harimo urugendo, ariko buri munsi haboneka guza gukora igikorwa cy'ubuzima cyo gupima indwara ku buntu, hakaboneka n'abaza mu gikorwa cy'amateraniro y'ivuga butumwa. Abo ndabashimira. Inshuti za korali zagiye zitanga amafaranga, ukajya gukora ku muntu akubwira ati kuri mobile money noheje amafaranga, kuri konti nashyira amafaranga. Umva abantu baritanze, turabashimira. Ariko cyane turashimira diaspora yacu, bakuru bacu baba muri korali guturuka mu 1995. Umuntu akamaze imyaka myinshi cyane 20 n'ingahe amaze kujyana n'abuzukuru zarashingiye, ariko akavuga ati reka nze muri no korali ntanga umusanzu wanjye. Turabashimira cyane. Bari na Berson Rwizangoga yakoze umurimo ukomeye cyane. Imana imuhe umugisha, na timu ya diaspora yose muri rusange Imana ibahe umugisha.
Beriso Rugwinzagoga n'umwe mu baririmbye muri iyi korali nawe akaba yishimiye hirivuna ryasojwe uyu munsi. Murakoze, nitwa Berisone Rugwizangoga, ndi umwizera w'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi mu Rwanda, nkaba nsengera i Remera kuri Kigali Bilingo Church. Twaje mu rwego rw'amateraniro y'ivugabutumwa yateguwe na korali umukumbi w'Imana cyangwa se God's Flock, ari yo korali nabarizwagamo ubwo nasengeraga hano muri kaminuza y'u Rwanda. Aya materaniro y'ivugabutumwa yateguwe na korali God's Flock niyo yatumye ngaruka hano, nubwo n'ubundi njya mpaza kuhasengera, ariko uyu munsi nicyo cyatumye mboneka hano. Icyo navuga ni uko twese twajyamo tugafatanya kugira ngo abizera babatijwe ndetse n'abandi bazabatizwa babashe kwitabwaho. Harimo byinshi, ari ukubamenya ibibazo bafite, byaba ibyo mu kwizera ndetse n'ibisanzwe, ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye, ariko noneho tukareba ngo bafite uburyo basenga, basabana n'Imana bate, uretse kwigira mu rugo cyangwa umuntu ku giti cye, bafite aho basengera, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ko tutagomba kwirengagiza guteranira hamwe. Bifite icyo bidufasha. Nababwira nuko dushimishijwe n'umurimo w'Imana yakoreye aha hantu muri ibi byumweru bibiri bishize, tukaboneka umusaruro munini w'abantu biyeguriye Imana. Icyo rero kiduha inshingano, ari jyewe ari n'udukurikiye wese, kugira icyo akora kugira ngo abantu barusheho kubana n'Imana. Kuri wa munsi ubwo wese azagaruka, twese tuzamusangane turi kumwe nabo, ndetse nabo bazazana abandi, tuzabe turi benshi tuvuga ngo aba bantu baturutse ku bikorwa byakorewe hano ku Nkubi, kandi bigizwemo uruhare n'udukurikiye ndetse natwe ubwacu. Intumbero nyamukuru y'amavuna yabereye mu karere ka Huye mu murenge wa Mukura ahitwa ku Nkubi, nuko nta rusengero ruhari rw'Abadiventiste umunsi wa karindwi, bigatuma abaturage babo bakora urugendo runini kugira ngo babone aho basengera. Fondasiyo y'inyubako y'urusengero yamaze kuboneka, ariko haracyabura byinshi cyane byatuma uru rusengero ruzamurwa. Bagasaba buri wese uzakurikirana ikiganiro kugira umutima ufasha urusengero rukabasha kubakwa nk'uko umubwiriza Gakwerere Samuel kimwe n'abagenzi be babigarukaho. Muri kumwe na Pasiteri Kayumbu Celestin, umuyobozi w'intara y'ivugabutumwa ya kaminuza. Itorero ryateguye aya materaniro y'ivugabutumwa ni itorero rya kaminuza rifatanije na korali umukumbi w'Imana God's Flock. Mu by'ukuri iki gitekerezo cyatanzwe n'abantu batandukanye, ariko abenshi baturutse muri korali God's Flock, anariyo yatugiye imbere, iturangaje imbere ngo aya materaniro y'ivugabutumwa akorwe. Mu by'ukuri byatugendekeye neza ku rwego rwo hejuru. Mu by'ukuri wabonaga ari abantu bitabira, kandi ibyigisho twigishijwe n'umubwiriza Gakwerere Samuel byari bifite imbaraga ku buryo umuntu yakwemera kubatizwa yemeye koko atari amarangamutima. Ikindi ni uko nk'ababonetse ahangaha muri aka gace 34, nubwo twakoraga irivugabutumwa ahangaha n'ivugabutumwa ry'ibigo tugenda dukorana nabyo, nk'itoro rya kaminuza nabyo byakoraga ivugabutumwa mu bigo, naho habonetsemo 21. Rero ni imbaraga zikomeye ziyongera mu murimo w'Imana. Icyizere gihari rero ni uko wabonaga ko n'abantu baje barize, kandi icyo bikora ntabwo barangije, tuzakomeza tugenda tubigisha. Wareba rero iyi video, twamusaba ko yagira umutima mwiza wo kugira ngo uru rusengero ruzamurwe muri aka gace, ko muri uyu murenge wa Mukura wose utabamo urusengero, byibuze iyo nkunga ibonetse tukabona uburyo ahangaha naho twashira ibendera ry'Imana. nkabona ko abagomba kwitabwaho ntabwo ari ababatijwe gusa, ahubwo n'abaje ntibabatizwe bakwiriye kwitabwaho. Ikindi ni urusengero ruri ahangaha, amavuna arakozwe
ariko kuko abizera aho bajya gusengera ari kure, icyarwa ni kure, natera umwete buri wese ufite ubushake kuba yashyigikira iri torero, uru rusengero rukuzura. Ibyo byatuma haza ari abazengurutse aha ngaha. Naje kumenya ko hari n'abava kure y'aha, ni ukuvuga fata kuva hano kugera icyarwa, nurangiza ufata urugendo rureshya no kuva hano ujya hirya, ni urugendo rurerure. Niyo mpamvu rero nasaba buri muntu wese uzakurikira iki kiganiro ko yagira umwete agakorera Imana, uru rusengero rukuzura. Ijambo ry'Imana riratubwira ko tutagomba kwirengagiza guteranira hamwe, bifite icyo bidufasha. Akaba ariyo mpamvu mpamagarira umuntu uwo ari we wese kugira icyo akora kugira ngo abizera batazasubira inyuma, ahubwo bagire ahantu ho gusengera. Niyo mpamvu duhagaze aha ngaha. Urusengero rufite fondasiyo, ariko rukeneye kubakwa kugira ngo abana b'Imana babone aho basengera. Bizashoboka rero kubwo gufatanya n'utureba cyangwa uri kutwumva wese, natwe ubwacu ndetse n'abandi tuzabimenyesha. Ndasaba buri wese uzakurikira ikiganiro azirikane yuko umurimo w'ivugabutumwa ukeneye buri wese, nta muntu umwe uhejwe muri umurimo w'ivugabutumwa. Itafari ryawe rimwe nanjye ngashyira indi tafari, byakora umurimo, urusengero rukubakwa. Ndasaba cyane buri wese uzakurikira iki kiganiro kugira ngo uruhare rwe azarugaragaze, kuko Uwiteka isi n'ibizo n'iby'Uwiteka isi n'abayibamo. Ntabwo nzagira ubwoba bwo gutegura bishi igendanye n'ivugabutumwa. N'urusengero bigaragara ko ni urusengero nyine, naho abantu bagomba gusengera Imana, agomba kuba ari ahantu hagaragara kandi Imana irabishaka, kandi Imana yaguha ubutuzi runaka. Kore mu mbaraga Imana yaguhaye, uru rusengero rwubakwe, dutebutse kugaruka kwa Kristo. Ubwo twakoraga iyi nkuru twatarabona neza igishushanyo cy'uru rusengero, kuko inyigo yari yakozwe mbere yagera kuri miliyoni 98, ikaba yari igizwe n'inyubako hamwe n'igisenge gusa, nk'uko pasiteri w'intara ya Kaminuza Kayumbu Celestin abigarukaho. Habonetse umusaruro mwiza mu byigisho bitandukanye, kandi n'aha ngaha turimo dushaka kwagurira umurimo w'Imana. Muri uru rusengero turimo dutegura kubaka, urabona ko ni ibintu bisa naho byagize isura nziza muri iki gihe cy'ibyumweru 2. Twayitangiye mu by'ukuri tutaramenya neza ngo bizatwara angahe, kuko hari ibigenda byiyongeramo. Twari twavuze yuko twaba dukoze devi y'umuzenguruko no gusakara, dukora devi ya miliyoni 98, ariko hari shanjema yagiye iboneka ko iziyongeraho, nk'umunara ushobora kwiyongeraho, igisenge hari uburyo kizahindurwa. Iyi ntebe ntabwo muri devi y'izo miliyoni 98 twigeze tuzishiramo, ariko twasabwe yuko muri devi zakorwa zose zashirwamo, tukazabona devi nyayo, ari uko ibyo bikoresho byose byuzuye, se urusengero rwuzuye, intebe zirimo. Ariko twari twakoze uwo muzenguruko mu buryo bworoheje, devi ya miliyoni 98. Abakristo bo ku Nkubi hazubakwa urusengero 90% bakaba batunzwe n'umwuga w'ubuhinzi, kandi uyu murenge wa Mukura mu karere ka Huye n'umwe mu mirenge igize uyu mujyi wa Huye, aho kubaka bigombera igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Huye. Hatanzwe aderese y'umuntu wese wabasha gutera inkunga uru rusengero kuri konte 40 73 61 1272 iri muri banki y'abaturage Nkubi CFMS *517 urwego kode 6728 Nkubi. Telefone akaba ari 0785989527 yanditse kuri Kayumbu Celestin, umuyobozi w'intara ya Kaminuza.
cyangwa se telefone 0788 ya Gafishi Etienne. Tubibutse ko habatijwe abasaga 57 bahawe na certificate ndetse n'ibindi bitabo bizabafasha gukomeza kwiga ijambo ry'Imana. Hanashimirwa abantu bose bagize uruhare muri aya mavuna, aho igitaramo cyasusurukijwe na korali El Shaddai yo mu Bibare mu mujyi wa Kigali ndetse na korali zo muri kaminuza. Twese dufatanye kugeza ubutumwa bwiza butaragera, dutebutse kugaruka kwa Yesu. Musaraba we kukwani